se wambwiye basi gake ku mateka yawe ko numva afite amatsiko nshishikajwe nabyo. Gusa urumva ubikeneye cyane. Yego ndabikeneye cyane, kandi ikintu cyose ndibukubaza umbabarire ukimbwire kuko ejo ntabwo nyine nzabona uburyo tubonana. Okay, nta kibazo nyine. Ubwo Agnes yatangiye nyine kuzenga amarira mu maso, atangira guhindura mood nyine. Victor yaramubajije ikibazo kimukora ku mutima, kandi bari ahantu batuje mbese bishimye, ariko ikibazo yaramubajije cyatumye ababara. Aramubwira ati okay, nyine ngende umwana muto, cyangwa se ntabwo nari n'umwana ahubwo nari ntaranavuka, ahubwo nyine mvutse inda yanjye mama nyine ntabwo yarokotse, yahise nyine apfa. Habayeho kutamwitaho mu bijyanye n'ubuvuzi, njye ndavuka ariko mama ntabwo yabayeho. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Nongeye kugusuhuza kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Nje nitwa Tinyusanze, aho uherereye hose nkabanguhaye ikaze hano kuri Yep Media, Yep TV RDA cyangwa se Yep TV Rwanda. Kuri uyu munsi rero nk'uko umaze kubimenyera, ni umunsi w'inkuru cyangwa se ni ahantu umenyera inkuru cyangwa se wumvira inkuru zitandukanye zigenda zikomotoza cyane ku buzima tunyuramo bwa buri munsi z'abantu baba barabayemo n'ubuzima bwabo baba barabayemo, ariko tukazizana hano tukaziganiraho kugira ngo zigire icyo zikungura cyangwa se ugire isomo nawe ushobora gukuramo mu buzima uri kunyuramo bwa buri munsi, naho ugenda n'ibyo ugenda unyuramo. Uyu munsi rero nkaba nsuhuje abantu mwese ahantu muherereye, abantu bari iburasirazuba, iburengerazuba, abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, ndetse yewe n'abari mu mujyi wa Kigali, uretse no mu Rwanda gusa. Rero nkaba nsuhuje abantu mudukurikira muri Burundi rwose, abantu muri Uganda, abantu muri Tanzania, abantu mudukurikira muri RDC cyangwa se Republika Demokarasi ya Kongo, abantu mudukurikira muri Kenya, United States of America, abantu bari Australia, abantu muri Canada, i Burayi ku mugabane ubwo nyine, ndetse no ku wundi mugabane wa Aziya. Mwese ndabasuhuje kandi bahaye ikaze hano, nanakomeza kubashimira ku wakoze subscribe, warakoze cyane, kandi nyine nshishikariza nawe utarayikora ko ngushimiye rwose kuba uyu munsi ho uvuye ahangaha uyikoze. Urakoze cyane. Rero inkuru y'uyu munsi rero, nongere nifuriza abarwayi gukira, umugisha ku bacuruzi, Imana ikomeze ibafashe kandi mutere imbere mwese, nicyo mbifuriza. Inkuru y'uyu munsi rero tuyitangirira ahantu ni ahantu hatinyitse cyane mu gisirikare cyangwa se mu kigo cya gisirikare, ahantu hari ikibuga kinini cyane, agaragara nyine abasirikare benshi n'abayobozi benshi cyane b'inzego ziyubashye, aho rero bari bakurikiranye imyitozo ya gisirikare ndetse n'imyiyerekano ya gisirikare. Ni mu kigo cya gisirikare rero kirimo abayobozi bakomeye b'igihugu, barimo nyine harimo abantu benshi ariko b'abanyepolitike, harimo abasirikare bakomeye cyane b'amanyenyeri akomeye cyane. Tubona rero umugabo umwe ufite jomeri ari kurebamo, ariko yicaranye n'undi umumama mwiza nawe. Baba bicaranye rero ku ruhande rw'umugabo hicaye umusore ariko mwiza nawe, umusore ushinguye muremure, ubona nyine ari umusore wakuriye nyine mu biryo reko bakunda kubyita, cyangwa se wakuriye mu rugo nyine rudasaba umunyu, mu gikoma cya avoka. Ano umusore nyine ariko usobanutse, utabyibushye, umusore ubona nyine nawe ari umunyamyitozo nyine, cyangwa se afite umubiri nyine uri fit, physically fit. Rero uwo musore aba yicaranye nyine n'uwo mupapa uba ugaragara ko akuzemo, ndetse n'uwo mumama. Rero ku ruhande haba hicaye abandi bayobozi n'abandi banyacyubahiro n'abandi bantu bakomeye. Noneho aho ngaho nyine aho baba bari, uwo mugabo abwira umuhungu bo mwicaye imbere, wa musore nakubwiye, ati Victor. Umusore ati ndakumva papa. Ati rero mama wawe twarabiganiriye, ariko impamvu twakuzanya ahangaha nuko hari icyo turi gushaka ko ukurikirana muri iyi minsi. Urabona uvuye kwiga hanze, kandi nyine nshaka yuko ugira nyine isano n'ibintu nanjye mbamo. Niyo mpamvu ko mpora mbikubwira, yego wanze kujya mu gisirikare warabyanze, n'ibyo wakurikiye narabishimye, ni byiza, ariko ndashaka ko kuva uvuye hanze ugomba kujyana n'abandi basirikare bagiye mu butumwa bw'akazi kajyanye no kuvura abantu
kuko nyine hari ku mupaka ndashaka yuko uzajyana nabo kuko nawe urumva nyine umaze kuba ufite doctora mu buvuzi, ni ibintu bikwiye kugufasha. Rero abantu ushaka ko mukorana bwa mbere ni timu yacu igiye kujya nyine kuvura abantu hari indwara zitandukanye, n'aba specialiste muzajyana, namaze gutanga izina ryawe banarishyizemo, muzajyana nawe kuvura abantu, muzahamara amezi 3. Victor amubwira ati none se mama nawe ngibi wari ubizi? Nari mbizi ariko papa wawe nyine yari yavuze ko ari uzabikubwira. Ariko umva hariya Victor uzahamenyera ibintu byinshi n'ibyo utaruzi, umenye ibintu nyine abantu bakeneye. Abantu barababaye hari ku mupaka, ntabwo ibintu bimeze neza. Ugomba rero kugenda ukajyamo hariya nawe ukavura abantu, ukabarengera. Bafite indwara zananiranye, hari abafite ibikomere, kandi urabizi uri umuhanga mu bijyanye no kubaga. Ubwo rero abantu baragukeneye. Ufite rero kujyana n'abandi basirikare ukajya mu butumwa nyine nawe nk'abandi bose, nubwo wowe nyine utari umusirikare, ariko nyine uzabimenya n'abana beza. Simbona papa wahora akubwira ngo ni abana beza. Ati none se papa ko ubizi ko ari generali, ubu ngubu urakeka ko hari umugenerali wavuga igisirikare cye nabi? Erega papa buri ibintu byinshi avuga nuko abagira ngo yaba njye cyangwa Fabrice hagiremo mujya mu gisirikare. Ntabwo bibona ubundi mama. Isaka ahita avuga ati none se ubundi kuki mutakijyamo? Ubu kubona bavuga General Xavier cyangwa General Xavier nta shema bigutera kuba wicaye ahangaho uri kumwe n'aba bantu bose? Urabona narabigezeho ne? Ujye ukora ibintu bikomeye kuko nibyo uzasigara wibukirwaho. Uranyumva Victor? Ndakumva papa. Sawa rero, ubwo gahunda niyo, kandi ndakeka ko mu minsi 5 baraba bagiye. Nta kibazo nyine nandi nditegura rwose, ndumva nanabikunze, nta kibazo mfite nyine nabyo, kandi nyine urakoze papa. Iyo hashize iminsi 5 ubwo Victor aragenda akitegura, umusore nyine wacu ubuvuye hanze aragenda akitegura, abagomba kujyana na timu igomba kujya kuvura imbabare n'abandi bantu nyine bababaye cyane nk'abasirikare nyine kabuhariwe. Rero umunsi wanyuma uragera, Victor nyine yarapakinze nyine aho bagombaga kujya, hari kure cyane y'umujyi, n'undi mujyi wari kure ndetse uri no ku mupaka, ku nkengero z'umupaka, ku mupaka nyine wana imbibi n'ikindi gihugu byari bituranye. Ubwo ngubwo nyine Victor yaragiye nyine, urumva yarapakinze ibintu byose, arabyegeranya imyenda, bagombaga kumarayo amezi 3. nawe urabyumva ni ibintu bitari byoroshye. Victor rero yaraziranye na bamwe mu basirikare nyine bagombaga no kujyana, kuko papa urumva yari umusirikare kandi yarazwi cyane, yari afite ipeti rya generali, yari umusirikare uzwi cyane. Rero abana be bari bazwi n'abandi basirikare, barakuranye, baziranye, bazi mbese bazwi. Victor rero yari afite abasirikare bandi banakomeye baziranye, ko Victor ari umusore nawe ufite mu kigero cy'imyaka 30, urumva ko yari mukuru, yarasoje amashuri nyine yiwe y'ubuvuzi avuye hanze kwiga. Victor rero yaragiye nyine nkuko nabikubwiye, ariko ajyana n'abasirikare bakomeye nabo batoroshye, kuko yajyanye n'abasirikare 6 nawe wa 7. Yajyanye n'umusirikare witwa Colonel, ufite ipeti rya Colonel Herbert cyangwa se Iberi, yari superviseur nyine cyangwa se umukonsilita. We yari yarize ibintu bijyanye na consultance nyine mu bijyanye na gisirikare. Yari umugabo rero ukuze, nawe wari ugiye ayoboye itimu yose, urumva yari umugabo nyine mukuru, wagombaga nyine kuba ari uyoboye operation. Niwe wari uyoboye rero ni Colonel Herbert. Rero yari mu kigero cy'imyaka 50, kandi yarayajyanye na Major Jasmine. Rero yari Major Jasmine wavuraga ibijyanye n'indwara zibasira abagore, wari mu kigero cy'imyaka 42. Yari yubatse nkuko na Colonel Hiberi nawe yari yubatse, yari mariye. Ajyanye kandi na Lieutenant Donesier, mu soro ufite ipeti rya Lieutenant, wari umuhanga mu bijyanye no kwita ku barwayi ba kanseri. Donesier cyangwa se Lieutenant Donesier we yari afite imyaka 35. Yari ajyanye kandi na Lieutenant Antoinette. Antoinette yari umuganga ubaga cyangwa se nawe umuhanga mu bijyanye no kubaga, yafatanyaga kenshi cyane, yabaga ari kumwe na Victor kuko nawe yari umuhanga mu bijyanye no kubaga. Lieutenant rero Antoinette we yari ari mu kigero, yari akiri muto, yari umukobwa ukiri muto ufite imyaka 27, yari mu kigero cy'imyaka 27. Bari bajyanye kandi na Serija cyangwa se Sergeant Theobald wavuraga w'indwara zibasira umwijima ndetse n'urwagashya, ariko nyine agendana cyane na Victor, baragendana, bari inshuti cyane. We yari single cyangwa se nawe ntabwo yari afite umugore,
yari mu kigero cy'imyaka 32 urumva yarushaga nyine imyaka 2 Victor. Ndetse bajyanye na Copro Franco yari umugabo wubatse ariko nyine yavuraga ibijyanye n'amenyo, yari kabuhariwe mu kuvura amenyo, yari afite cyangwa se ari kugero cy'imyaka 38. Rero baragiye buri modoka mu gitondo n'abandi basirikare benshi bagombaga kujyana nyine muri timu yabo y'ubwo butumwa bagombaga kumarayo amezi 3, ariko yashoboraga no kongerwa mu gihe misiyo yari bajyanye yari kuba itarangiye. Ahantu bari bagiye rero hari mu giturage kibasiwe n'ibibazo byinshi birimo utingito ariko utari mwinshi cyane, ariko hari habaye imbabare, hagize abantu bakeya wangije ubuzima bwabo bakomerekeyemo, ndetse mu gihugu cyo bari baturanye hari n'imbabare nyinshi, ndetse no mu gace bari bagiyemo kuko bari bagiye mu mujyi uri ku nkengero. Ubwo urumva hari ibibazo byinshi, ni umujyi wari urimo ibibazo byinshi, hari n'indwara zananiranye bagombaga kuvura cyangwa se kumara amezi yose bari kwita ku baturage. Aho ngaho rero bagiye nyine bari kuririmba, urumva abasirikare bagiye mu butumwa nyine bagombaga kuba bari inshuti kandi bakabanza gukora ikintu cyitwa ubucuti. Bagezeyo rero bariyintegra cyangwa se bariyinstara nyine, kuko nyine bahise bacumbikirwa mu kigo cya gisirikare cyari hafi aho ngaho bari baje mu butumwa bwabo. Gahunda yabo rero urumva Colonel Hibert yahise ashyiraho gahunda, ndetse ahita bamenyesha uburyo bagomba gukora n'uburyo bagombaga gutwara ibintu. Victor rero nawe nk'umwana nyine wa generali yari umwana wiyubashye cyane, abantu bose bubahaga cyane. Yarazwiho rero ko akunda ibintu bijyanye n'imbuto, yarukundaga ibintu by'imbuto cyane, ariko nyine bagendaga babimuserereza, nyine bakundaga kubimuserereza cyane ngo ntarya, ngo arya imbuto, ngo wagira nyine babimuserereza. Rero basirikare urabazi, abantu babanye nabo, niba nawe nkurikiye cyangwa nawe uriwe, bagira inkuru hagati yabo uko bagaragara hanze, bari karume, bari serious, bo bari kumwe nyine bari abavandimwe, ubuzima bwabo aba ari ubuzima rwose bishimiye mu gihe bari kumwe, kuko icyo babagamije iteka aba ari kimwe. Ubwo urumva rero Colonel Hibert yahise abatangariza nyine gahunda mu gitondo nyine yagomba gukurikizwa. Burumva buri wese nyine yahise ahabwa uko gahunda zabaga zifashe. Uko byari bimeze rero aho ngaho mu butumwa bw'akazi, babyukaga saa 10 bajya muri siporo, saa 10 za mu gitondo, urumva habaga hari mu gitondo cya kare, bakajya muri siporo, bakavayo saa 12 babaga bageze mu kigo, bakitunganya, bakanafata nyine bya mu gitondo. Isaa moya za mu gitondo babaga bageze mu kazi, bagatangira kuvura abantu. Bakoraga akazi rero gakomeye cyane, urumva abaturage babaga bamenyeshejwe, abari mu nkambi bamenyeshejwe, bajyanywe nyine ahantu bagombaga kujya bitewe n'uko amazu yabo yari yangiritse. Abaturage bose nyine bari bamenyeshejwe ko haje ikipe ikomeye cyane igomba kubavura y'aba specialiste cyangwa se impuguke mu bijyanye n'indwara zitandukanye. Baje rero biteguwe kandi bakenewe, bari intoranywa nyine, nawe urabyumva, ni ibintu nyine byari bigomba gukorwa nk'akazi gakomeye cyane. Urumva bavaga mu gitondo saa moya mu minsi y'imibyizi bakageza saa 7 bakiri mu kazi. Saa 7 rero bajyaga mu kiruhuko, nacyo kitatindaga kuko bakimaragamo isaha imwe. Abarwayi batondaga umurongo ari benshi cyane, kandi bose bagomba kuvurwa bakanitabwaho. Abasirikare rero ni abantu bitanga cyane ku rwego rwo hejuru. Saa 8 rero nyuma y'ikiruhuko akazi kahitaga gakomeza, urumva ni isaha imwe kagakomeza kugeza saa 11 n'igice. Saa 11 n'igice rero nibwo imirimo yo kuvura abantu yahagararaga. Urumva bwabaga bugeze nimugoroba bwije, abantu nabo batangiye gutaha. Abatabaga bavuwe umunsi bavurwaga ku munsi ukurikiyeho bitewe n'aho bakoreye, kuko ntago bakoreraga ahantu hamwe, hari amasite menshi, wari umujyi munini kandi wose wibasiwe n'ibintu by'ibibazo bidasanzwe. Saa 12 n'igice rero urumva saa 11 nibwo akazi kabaga karangiye. Saa 12 n'igice habagaho inama cyangwa se guhura nyine ku bijyanye n'amabwiriza bagombaga guhabwa nyine na Colonel Hibert wari wungirijwe na Major Jasmine cyangwa se Major Jasmine. Rero bagombaga kujya kuri foreign cyangwa se kujya mu nama nyine, reka mbyita inama kuko bari mu butumwa bw'akazi, bagahabwa nyine amabwiriza. Rero urumva amabwiriza cyangwa se igihe cy'inama cyarangiraga saa moya, ni ibintu bakoraga iminota 30. Saa moya rero wari umwanya wo kujya
ku meza cyangwa se kujya gufungura gufata ibyo kurya by'umugoroba. Saa moya rero baragendaga bagafata ibyo kurya by'umugoroba, maze byari bifite nyine igihe kigera ku isaha, byarangiraga saa mbiri ibyo kurya byabaga bisoje cyangwa se ibikorwa bijyanye n'ibyo kurya byabaga bisojwe, buri wese kwitunganya bakanasohoka. Mbese urumva saa mbiri zabaga zigeze, rero bari bemerewe isaha n'igice. Urumva bavaga ku meza saa mbiri buri wese nyine yahitaga avuye ku meza bajya muri bezuwe zabo cyangwa se gukemura utubazo twabo dusanzwe, noneho bakavayo cyangwa se ushatse agasohoka hanze, ariko ntibajye kure, babaga bari hafi n'ikigo, abaganira bakaganira. Saa 3 n'igice buri wese yagombaga kuba yageze mu buriri cyangwa se yageze mu gitanda aho agomba kuryama akaruhuka. Iminsi rero yo muri weekend kuwa gatandatu nabwo akazi karakorwaga, burumva bagombaga gukora ku rwego rwo hejuru. Bari abasirikare benshi, ubwo nakubwiye ikipe nyine y'abantu barimo Victor, kuko iyi ni inkuru nyine irimo Victor cyangwa se n'abantu bari inshuti n'abantu nyine yarazi mu ikipe yabo, babaga bari no kumwe cyane. Muri weekend rero cyangwa se kuwa gatandatu biranakubwiye babikoraga kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Kuwa gatandatu rero siporo bayitangiraga saa 12 kandi nyine ikarangira saa moya. Bahitaga batangira ibijyanye no kwiyakira nyine cyangwa se gufata breakfast saa moya n'igice yabaga irangiye, maze saa 2 akazi kakaba karatangiye. Akazi rero katangiraga saa 2 bitandukanye no mu minsi nyine y'imibyizi ko katangiraga saa moya, noneho kuruhuka baruhukaga saa 7 nk'uko bisanzwe, akazi bakagasoza saa 10. Aho ni mu gihe cyo weekend nyine. Kuwa gatandatu ku cyumweru rero wabaga ari umunsi w'ikiruhuko, babaga baruhutse bose bakabasha kwiyitaho, na bamwe bakaruhuka nyine mu buryo buboneye. Rero ako kazi bagakoze nyine igihe kirekire, ubwo ibintu byabo cyangwa se orere yabo nuko yari ipanze nk'uko nyine bari bamaze kubimenyeshwa. Bageze rero mu kigo nk'uko nakubwiye kare, bageze mu kigo, urumva bari bagiye kuwa gatanu, bagomba gutangira akazi kuwa mbere. Urumva rero kuwa mbere wari umunsi wa gatatu bari bahari, ari nabwo batangiye akazi nyine. Urumva mu gitondo nk'uko nabikubwiye saa 10 bagombaga kujya muri siporo cyangwa se gukora ikijyanye na miyaya cyangwa kwirukanka nyine, gukora siporo zo kwiruka bazenguruka nk'uko byari bizwi nyine. Bazindukiye muri siporo rero kuwa mbere nk'uko bari bamaze nyine kuhamenya. Urumva muri weekend baratembereye, barabanza bareba ahantu bari mu buryo nyine butaziguye, bareba nyine agace bajemo. Muri iyo minsi kuwa gatanu nimugoroba, kuwa gatandatu no ku cyumweru bari gukora circulation yo kureba nyine ahantu baje, bagomba gutangira akazi nyirizina kuwa mbere mu gitondo. Ubwo ubuzima nyine bwarakomeje, barakomeza nyine bavura abantu, bari bafite akazi kenshi cyane kubera ko nyine ahantu bari hari ahantu nyine bagombaga gukemura ibibazo by'abantu benshi bari bafite ibibazo, kandi bari baritabajwe nk'abantu nyine bagomba kuza bakarokora abantu benshi bakanabitaho, kuko hari abantu benshi bafite indwara zahaje nyine, n'abandi bari bakomeretse mu bijyanye n'umutingito wari wabaye kuri uwo mupaka, kuko no mu kindi gihugu naho bari bazanye abandi bantu babo kuri uwo mupaka nyine, kubera bari bumvishe ko haje abasirikare b'abaspecialiste mu kuvura indwara zananiranye cyangwa se indwara zidasanzwe. Iminsi yari icumye rero, ubwo buzima bwarakomeje barabimenyera. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu bazinduka muri siporo. Urumva hari hashize icyumweru. Mu gihe rero hari hashize icyumweru, nakubwiye ko bari abasirikare, ubwo ihangane ndajya nkubwira ariko ngendeye ku mapeti yabo. Suriyetona rero wari umukobwa ukiri muto mu kigero cy'imyaka 25. Urumva yabaga ari kumwe cyane na Serija Theobald, wabaga ufite nyine urwenya rwinshi. Serija Theobald yabaga asetsa cyane, nakubwiye ko yari mu kigero cy'imyaka 32, kuko nyine yarushaga Victor wari umusivile muri aba bose. Victor yari umusivile ariko wari umuhungu wa generali, yubashywe cyane, ariko yari umusivile w'umudokiteri, nawe afite diplome y'ubudokiteri. Urumva ko ntabwo yari yoroshye kutajya mu gisirikare, yari amahitamo ye, kuko yumvaga nyine ashaka ibintu byo kwiga kandi akaminuza, akiga n'amashuri akomeye. Rero yaravuye hanze, ako niko kazi ka mbere ubundi yari akoze mu gihugu, cyangwa se icyo nakita misiyo ya mbere.
nk'umwana wa generale rero urumva yuko byabaga ari ibintu nyine nawe yiyadabutagamo cyane cyangwa se kuko ubuzima bwe bwose yari yarakuze nyine ari hafi n'ibya gisirikare. Rero Serija Theobald ni umuntu wagiraga urwenya abasetsa cyane rwose, ari gusetsa nyine abantu babaga bari kumwe bose nk'uko nabakubwiye baragendanaga. Rero Suryetona Antoinette yeretse Serija Theobald wabaga nyine ufite urwenya nk'uko nabikubwiye, umukobwa wari ubari imbere aramubwira ati wabonye wa musirikare wacu noneho ko yadutanze imbere uyu munsi. Serija Theo aramubwira ati uriya se uriya ni indwanyi yacu, uriya ni indwanyi yacu, uriya tugomba kuzamutoza umunsi umwe ariko tuzamuhamagare. Ni umuntu rero bari babonye abari imbere nyine aho babaga urumva hari mu gitondo saa 12 nyine mu rukerera bari gutaha bari hafi kwinjira mu kigo. Hari umuntu nyine babonye abari imbere bavuga batyo, gusa Victor ntiyumvise neza nyine kumva na Victor babaga bari kumwe ntiyumvise uwo bavuze cyangwa se ibintu bavuze ibyo ari byo, kuko nyine uwo bavugaga yari amaze kurenga nyine batakiri kumureba, babaga bari hafi no kwinjira mu kigo. Akaramurenzeho ako ngako ntabwo yamenye icyo bavuze. Iminsi yari icumye bari aho ngaho, umyihanganire maze iminsi mbabwira inkuru z'igihe kirekire zimara umwanya, ariko ndagerageza kukubwira inkuru vuba, inkuru ndayihutisha rwose, wihangane nindashyiramo ibijyanye n'amarangamutima yo gutinda cyane, ariko byose ndabitwazanya, ntabwo uri buze kurambirwa cyangwa se kunyinuba. Ugerageze nyine ukurikire tujyane, nibyo biri buze gutuma nawe ugira ikintu ukuramo cyangwa se isomo ukura muri iyi nkuru. Ubuzima bwarakomeje rero, urumva icyumweru cya mbere cyari gishize, bagombaga kumara icyumweru cya kabiri, hashize ibyumweru 3 rero bari mu akazi bamaze kumenyera ahantu hose, bamaze kuhagera. Urumva bakoreraga ahantu hatandukanye. Hari muri weekend rero uwo munsi, ariko wa gatandatu nimugoroba Victor nyine yegereye Suryetona Antoinette aramubaza ati se ko wa mukobwa noneho ntigeze mubona, mwe mwigeze mumubona uyu munsi? Ubwo ngubwo Suryetona nyine Antoinette yaramubwiye ati uyu munsi se si kuwa gatandatu? Si kuwa gatandatu se nyine? Victor aramubaza ati kuki se uvuze utyo? None se ntitwari no guhura kare tukigenda wenda tukamubona nyine? Nese kuwa gatandatu nyine kuwa gatandatu si tujyayo se saa 12? Ndakeka uyu munsi ari kuwa gatandatu kandi sinzi impamvu. Gusa nyine Serija arabizi, uze kubaza nyine Sergeant arakubwira impamvu uyu munsi tutamubonye. Tubundi se kuki uri ko bimbaza wowe? Tiho yakwaruka kwibariza gusa nyine ntabwo namubonye uyu munsi. Tiye ubaze Serija rero ibintu arabizi, impamvu adahara arabizi, cyangwa se tutamubonye uyu munsi. Buri gihe rero mu gitondo saa 12 ubwo ba Victor nyine babaga bari kuva muri siporo, nyine ngiye kubwira impamvu Victor yarabajije Suryetona Antoinette impamvu nyine wa mukobwa atamubonye kuri uwo munsi. Nakubwiye ko rero impamvu Victor yarabajije Suryetona impamvu nyine batabonye umukobwa cyangwa se atigeze aciryera wa mukobwa wakundaga kubaza imbere cyangwa se wabaga bari imbere, ko bakabaye bahuye kuko wa gatandatu urumva bajyaga muri siporo saa 12 bitandukanye n'iminsi y'imibyizi bajyagayo saa 10. Buri gihe nyine ubwo babaga bava muri siporo bahuraga n'umukobwa bakundaga guhura cyane, wanyuraga hafi n'ikigo bari bacumbitsemo nyine, kuko bahuraga kenshi bari kwinjira mu kigo, nawe akomeza imbere ndetse agahita anarenga ko yacaga ku ruhande rwo hirya ku muhanda, ariko bakamubona buri gihe ariko hatambuka yihuta cyane. Ubwo Victor nyine niwe yabazaga Suryetona Antoinette. Ikiganiro cyabo nyine cyangwa se ikiganiro cyabo barimo Serija nyine yakivanzemo, yaraje nyine akinjiramo. Nakubwiye ko yakundaga nyine gusetsa na Lieutenant na Donosiye, nawe yahise nyine aza aravuga tuwuninde se kandi waraje inshinga dogiteri wacu. Bari kumwe rero bose nyine, urumva hari nimugoroba bari kwiganirira nyine, bari gusangira, bari gutera nyine urwenya, babaga bavuye mu kazi, urumva babaga bananiwe bageze igihe nyine cy'amastori. Noneho rero urumva nyine Lieutenant Donosiye yaravuze ati none se ninde waraje inshinga dogiteri wacu? Kandi ubwo bavugaga nyine Dr. Victor yari dogiteri, maze Major nyine Jasmine rero yaramubwiye ati mu gutebya nyine tiyo we nawe uza kuba rwose nk'abandi barazwi inshinga n'umuntu, wowe se wowe ko nta muntu ukuraza inshinga, ubu koko uranze turatunaniye rwose Lieutenant Donosiye, uranze uratunaniye, ubwo byaranze neza ubu ubona ntabwo bitakunda.
wibuke ko rero nakubwiye ko Donesi afite imyaka 35 y'amavuko ariko akaba akiri umusore, yari umusore nyine. Niyo mpamvu Majoro cyangwa se Major Jasmine yari ari kumubaza nyine muri ubu buryo nyine abuti koko uratunaniye, koko Letona uratunaniye, byaranze neza abandi bafite ababaraza inshinga bari kubaza, nawe byarakunaniye nta kintu ushobora kutubwira. Ubwo Serija nyine Theobald ati mureke rwose, mureke nzamumurebera ubu ngubu ndi kukiraka rwose. Meja ndi kukiraka, ntubyiteho rwose, utamvangira ahubwo. Ubwo ngubu Colonel nyine Hubert nakubwiye ko nyine yari ubakuriye nyine, nawe babaga bari kumwe, bari kuganira, bari gusangira, baganira, bari gufata nyine ako kunywa nyine bari mu kigo. Ati aho ibihembo bizaba ibyanjye rero, ibihembo nawe ndabyemeye, kuko rwose ntabwo Donasiye wamuhindurira ubuzima ngo ntuhabwe ishimwe, ntabwo bishoboka. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ntaho byabaye, ntabwo byaba ari ubupfura rwose. Ngewe Serija ibyo bihembo ndabyemeye kandi nzabiguha. Ubwo bose barasetse, buri wese nyine araseka, maze Serija Theobald yungamo kana ati ariko se uretse kuba banga mwabo koko ubundi Antoinette abaye iki? Njyema mbona Antoinette ntacyo abaye. Antoinette Suriyeto nawe hari ntacyo abaye rwose, ni umuntu nyine sinzi ahubwo icyo nyine ategereje ko se arenga imyaka y'ubukure, ko yayirenze niki kindi ategereje. Ubwo Suriyeto na nyina Antoinette yahise avuga ati tuguranje tubona se kanuni za Liyetona njye nazishobora, urabona nifitiye imbaraga zo guhangana koko, waramwibagiwe cyangwa? Ubwo Dr Victor nyine yahise nawe yungamo ati nubwo yari atarasubizwa ikibazo yabajije ariko yahise yungamo, yumva ikiganiro cyaryoshye, aravuga ati ntawamenya Liyetona wabona ategereje nyine umukobwa wa Meja, ntawamenya. Ubwo Meja yabaga nyine avuze Afande Jasmine. Serija rero ahita avuga ati Private Hilary rero ndamuzi wa Afande wacu, ntabwo rwose yahamutanga. Numvise ko babashyingiye na Onete kera, bamushyingiye na Onete bakiri muri nasari. Ubwo nyine yari ateye ubuse ku mukobwa nyine wa Jasmine cyangwa se wa Major Jasmine nyine yari afite, ntabwo yahamutanga rwose. Numvise ko babashyingiye na Onete bakiri muri nasari. Bose barasetse nyine kubera nyine Onete yari umukobwa wa Major nyine Jasmine, Hilary nawe wa Afande nyine Colonel Hubert. Ubwo bose barasetse, maze Liyetona nyine Donasi nyine baba bari guteraho urwenya, aravuga ati kubera abarwayi ba kanseri basigaye ari benshi mba ntinya ko rwose namubabaza rwose. Ubwo nyine yavugaga Liyetona Antoinette avuga ati Antoinette namubabaza muri bwa buryo nyine bikarangira arwaye kanseri, kuko rwose ndiyizeye, ntabwo noroshye rwose, ndizeye ko ntoroshye. Ibyo rero Antoinette banza yahita arwara kanseri, mujye mubona ukuntu abarwayi ba kanseri hano baba bantesheje umutwe bimeze nabi. Rero ntabwo nizeye ko rwose Antoinette watahita arwara muzunga. Ubwo bose barasetse. Kaporari rero Franco nawe yari ahari, yabaga nyine nawe nabaga ari muri timu, aravuga ati cyangwa uracyari mu myitozo, kubera ubwo nyine gukina n'ikipe ukeka ko ikomeye wenda mu kibuga bigoye cyane, uracyari kwitoza ntago we wahereza umuntu ndabizi. Ngo Theo cyangwa se Serija Theo ahita yunga mwirya ati ntawabimenya, wasanga ari nabyo nk'ibyo Kopora avuze. Franco ukuntu abareba Antoinette nyine burababona bitakunda nyine bitamacinga ahari. Ubwo Colonel Hubert nyine bose nyine bahise batuza. Ubwo nyine bahita bajya mu bindi bikorwa, bahita bahaguruka aho ngaho, ibiganiro biba birarangiye. Rero ku munsi ukurikiyeho ku mugoroba yahamagaye Serija Theobald aramubaza. Ubwo bose bahise bahaguruka nyine bigira kuryama. Umunsi nta numwe wari wagiye hanze, bari bataramye nyine. Ubwo amasaha yaragize bahise bajya kuryama, buri wese ku buriri bwe cyangwa se aho yagombaga kuryama, kuko 3:30 zari zigeze. Ku mugoroba nyine ukurikiyeho, nyine ku munsi wari ukurikiyeho, Victor wibuke ko nta gisubizo yari yahawe ku kibazo yari yababajije cy'impamvu wa mukobwa ataje muri Liyetona yari yamusubije ko nyine Antoinette yari yamusubije ko ari kuwa gatandatu, ariko mubajije icyo kuwa gatandatu bivuze, uzi ko hahise hivangamwe ibindi biganiro, buri wese ahita avuga ibye, ntabwo yamenye nyine icyo yarashatse kuvuga. Ubwo rero ku mugoroba nyine ukurikiyeho Victor yahamagaye Serija Theobald amubaza impamvu Liyetona Antoinette yamusubije ngo ni kuwa gatandatu, mu gihe yaramubajije impamvu atabonye wa mukobwa bakunda kuhabona.
atambuka atwaye nyine, nakubwiye ko yari umukobwa wabaga atwaye ibase, atwaye n'agataro, ari kugenda nyine yihuta cyane. ubwo ngubwo aramubwira ati none kuki wa mukobwa ko yambwiye ngo nze nkubaze ko ariko yambwiye ngo wowe waba ubizi ngo ibirenzeho, waba uzi impamvu uriya mukobwa atatambutse none ku ruhande ko twamubonaga buri gihe? Ni impamvu ki none ntamubonye ko njye ntazi impamvu? ubwo Serge aramubwiye ati kuri weekend rega ntahanyura, muri weekend ntabwo uriya mukobwa hatambuka. ubu koko ibyumweru bishize uzi ko ngiye maze kubikontorora, muri weekend sinjya mubona, wa gatandatu buri gihe ntago mubona, ku cyumweru wowe urumva mba niryamiye nta muntu wasohotse aha, ariko nyine ku wa gatandatu ntabwo ajya hanyura. ubwo nyine Antoinette yasanze nyine utabizi, niyo mpamvu yakubwiye ngo ngiye yarambwiye ngo uriya mukobwa uzi ko ku wa gatandatu utajya anyura hano, baba baramwita nyine umusirikare wabo cyangwa se indwanyi yabo. ubwo ngubwo nyine Victor aramubwira ati se niyo mpamvu yambwiye ngo si ku wa gatandatu se? njye ntabwo nari mbizi, ubwo nayoberwaga ibyo muvuze, nyine muvuze ngo ku wa gatandatu indwanyi ntihanyura ariko namwe rwose. ubwo umukobwa nyine Dr. ubwo ngubwo Serge Theobald yabajije Victor ati ariko se kuki uriya mukobwa wamwita ejo wabajije Antoinette, n'ubu nanjye uri kumbaza kuki uri kumwitaho cyane? ubwo Dr. Victor aramubwira ati oya nta kibazo, nuko nari nagize amatsiko nyine, gusa ndamwibariza, urumva guhora ubona umuntu ubu ntumubone nk'umuntu muzima nyine ntabwo wabura kubyibazaho, niyo mpamvu nyine nabyibajijeho nanjye, nta kindi kidasanzwe tu, ahubwo nyine ibitotsi byiza tugende ahubwo nyine ibitotsi byiza brother. ubwo baratandukanye nyine, buri wese ajya kuryama nyine, yari abimubarije nyine aho bari baryamye n'ubundi mu gihodi baryamagamo. icyo nakubwira nuko bakigerayo, nsubiye nk'inyuma, bakigerayo Colonel Hubert yari yashyize abasirikare bose, nakubwiye ko bari kumwe n'abasirikare b'amadiviziyo menshi, kandi abasirikare benshi bari baje kuvura nyine abantu. nubwo nakubwiye agatimu kamwe cyangwa ikipe y'abantu bari inshuti, ariko ntabwo ari bo bonyine, bari kumwe n'abandi basirikare benshi bari bajyanye mu mujyi, baje mu mujyi wari hafi nyine n'inkengero bitewe n'ibibazo byari bihari. ntabwo rero ari bari yandi kukubwira gusa bari baje, ubwo hari n'abandi basirikare benshi, kuko urumva bose bari bayobowe na Colonel Hubert. Colonel Hubert rero akigera nyine kuri tere, abasirikare yari yabagabuyemo amakipe cyangwa se icyo nakita amadiviziyo atandukanye, kandi nyine anavurira mu masite atandukanye, nk'uko nabikubwiye ko wari umujyi wari warahuye n'ibibazo ari benshi, n'abaturage bahatuye bisanzwe n'abatarahuye n'ibibazo baga bategereje ko abasirikare bazaza kuvura indwara nyine zidasanzwe. kereka nyine iyo buri wese muri diviziyo yahamagarwaga muri diviziyo atarimo bitewe na site, urumva nyine yajyagayo mu buryo buri special, ariko bitavuze ngo yavuye muri cya gice asanzwemo cyabo basanzwe bavurana cyangwa se bakorana, nuko yabaga yahamagawe mu buryo bwihutirwa bitewe n'icyo avura. nk'uko nabikubwiye hejuru, indwara nyine bavuraga ndetse na serivisi zabo z'ubuvuzi bari abahanga muri zo. gusa nyine iyo wabaga wagiye gukorera kuri site ya kure, imodoka zazaga gufata abantu bagiye kuri site za kure, kuko mu ikigo batahagamo ni ikigo kimwe, ntabwo ari ibigo bibiri, bose batahaga mu kigo kimwe, ariko aho bakorera buri gitondo nyine mu gihe cyo kujya mu kazi, bamwe imodoka zibajyana kure, abandi zibajyana hafi naho ikigo cyari kiri, abandi nyine bari bakora mu buryo butandukanye, mu buryo bw'amadiviziyo bari baragabuwemo na Colonel Hubert. aho ngaho rero ugendeye ku makipe bakoreragamo, Lieutenant Donatien yakoranaga mu ikipe imwe na Lieutenant Antoinette ndetse na Dr. Victor, babaga bari mu team imwe cyangwa se mu cyo nakita diviziyo imwe, bahoraga bagendana nyine bari ku masite amwe cyangwa se site Lieutenant Donatien yabaga ariho, niyo site Lieutenant Antoinette yabaga ariho, ni nayo site Dr. Victor yabaga ariho, ko cyane ko Lieutenant Antoinette ndetse na Dr. Victor bo baranakoranaga bya hafi, kubaga nyine babaga umuntu bamuriho bombi bari kumwe, barakoranaga bo bya hafi nyine, kereka Lieutenant Donatien wakundaga kuba ari mu by'amakanseri we, ariko ubundi aba bombi bo Lieutenant Antoinette ndetse na Dr. Victor babaga bari kumwe mbiri. muri diviziyo rero naho hariyo Major cyangwa se Major Jasmine, nakubwiye ko yitagawe cyane cyane ku ndwara z'abagore, ndetse na Serge Theobald wabaga arebana n'ibijyanye
n'indwara z'urwagashya, iz'imyijima, ibintu nk'ibyo nyine, indwara nyine zifata abantu mu bice byo mu nda, ndetse bari kumwe na Koplo Franco wabaga yita cyane cyane ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Bose rero bari aba diviziyo imwe, abo ngabo batatu na babandi batatu nakubwiye babaga bari muri diviziyo yindi. Urumva rero mu masaha y'akazi ntago babaga bari kumwe, bahuraga nyine akenshi muri siporo mu gitondo ndetse no mu masaha ya nimugoroba nyine batashye bavuye mu kazi. Ubwo ngubwo iminsi yaricumye, ariko ku wa mbere mu gitondo biba ngombwa ko diviziyo ba Major Jasmine bakoreramo Dr Victor ayitumirwamo. Yayihamagawemo bitewe n'uko bagombaga nyine kuvura ahantu bagombaga kuvurira hari indembe nyinshi zikeneye kubagwa. Niyo mpamvu Dr nyine Victor yagiyeyo, ariko ntabwo yajyanye na Suryetona Antoinette. Ubwo nyine yagiye muri ya diviziyo cyangwa se muri site ya diviziyo ya ba Major Jasmine, ba Major Jasmine, ba Serija Theobari, umwe wari inshuti cyane na Victor nakubwiye nyine, ndetse na Koplo Franco, aho bakoreraga site bari barimo muri iyo minsi. Niho nyine na Victor yagiye. Bariyo rero urumva Victor yazindutse nyine mu kazi bisanzwe, bageragayo bajya mu kazi bakora ibintu. Urumva aho hari n'amahema, hari nyine abantu bakomeretse, hari hari n'indembe nyinshi zavuye mu ntambara nakubwiye igihugu bari baturanye cyakiri kuberamo intambara. Rero hazaga indembe nyinshi kuko nta bibazo ibihugu byari bifitanye, ariko mu cyo gihugu harimo intambara. Indembe rero zazaga ku mupaka waho ngaho baba bari kuvura. Nakubwiye ko hari ku mupaka kandi harana basiwe n'ibiza bitandukanye. Nta hantu rero hari imbabare nyinshi, niyo mpamvu bari bahamagaye Victor kuri iyo site nyine, bari babaye benshi kugira ngo ajyeyo mu bijyanye no kubaga. Uwo munsi rero niho yakoreye. Rero ubwo yari ari mu kazi mu gasusuruko aho ngaho, aho hantu nyine mu gasusuruko rero bibaye saa 4 mu gitondo nyine, urumva hari mu gasusuruko hari umukobwa wazunguzaga imbuto mu barwayi nyine, mu bantu b'indembe aho ngaho, abaga baryamye abandi bari mu mahema. Yazaga rero afite imbuto mu ibase no ku gataro, agenda nyine aha abarwayi n'abandi barwaza babaga bamutegereje, abantu benshi ndetse n'abandi benshi babaga baje kureba ababo, agenda nyine azigurisha ku gataro. Ubwo ngubwo yarimo nyine azitanga, abantu bose abazikeneye barimo abamuhamagaraga, bamwe bati nanjye nzaniraga ine, nanjye nzaniraga ine. Ubwo umukobwa nyine yitwaga Agnes. Ubwo nyine Agnes yabaga ari gutanga imbuto, imbabare zikomeye cyane ziremerewe, yabahaga imbuto z'ubuntu, ababashije kuzigura akazibagurisha. Ariko nyine yabaga ari umukobwa, ariko nyine yari umukobwa ugaragara ko nyine azwi aho hantu nyine kuri iyo site ba Jasmine bari bari kuvuriraho. Ubwo Victor yarasohotse nk'uko bisanzwe, yabaga ari kuva hano ajya hariya, ava mu ihema imwe ajya mu yindi, bitewe n'aho nyine babaga bari kuvurira nyine bagenzi be, yaba Major Jasmine, yaba Koplo Franco, yaba Serija nyine Theobari. Ubwo ngubwo Victor rero abona hindukiye, yumva abantu bari kuvuga Agnes nanjye nzanira, nanjye nzanira. Abona umukobwa, abona wa mukobwa akunda kubona yari ari kubazaho, niwe uri gutanga imbuto aho ngaho. Agnes yari ari gutanga imbuto, bamuhamagara n'ababashyira, abamwishyuye abatamwishyuye, aha nyine imbabare cyane cyane imbuto, ababuze abogemurira, ababuze akabaha imbuto. Noneho ufite amafaranga nawe cyangwa se abari imiryango itabara nyine imbabare bakamugurira, akazitanga ku mafaranga, bakajya kuziha imbabare nyine cyangwa se abarwayi babo bamwe na bamwe mu barwaza. Ubwo ngubwo Victor nyine cyangwa se Dr Victor yasohotse nyine mu ihema, ahindukiye yumvise abantu, ahita abona wa mukobwa akunda kubona, yatari yabonye nyine kuri wa gatandatu nakubwiye, cyangwa se atari yabonye wa munsi. Amubona noneho kuko bakundaga kumubona ubundi ari kubanyuraho bari imbere, ntabwo bakundaga kumureba mu maso. Kandi urumva babaga ari saa 12 mu gitondo nabo bari kwinjira mu kigo, ariko buri gihe bamubona nyine, ariko batamenya ngo abagiye he. Urumva Victor ntabwo yabaga azingura mukobwa abagiye he, sura muntu ubundi kubera iki aba afite akantu k'agataro, afite ni base nini, afite nyine ari kwihuta cyane. Yabyibazagaho kenshi kandi yari yaramwitegereje nyine, ariko ataramubona cyangwa se akiri urujijo
mu mutwe we. Ubwo ngubwo abona ni wa mukobwa ukunda kubatambukaho ari kwihuta cyane, ariko noneho yabashije kumureba neza, amwitegereza neza, aramureba. Agnes yari umukobwa mwiza w'imibiri yombi, wabaga ari kwisekera buri gihe nyine, agenda akicara imbere y'abantu barembye akabakumuriza, ari kugenda akabaha imbuto, abamuguriye abenshi baramuguriraga, ariko abadafite n'amafaranga akabakopa, abandi akabaha iz'ubuntu, ubwo agasubirayo akaza kugaruka hashize nyine. niko kazi yakoraga, nicyo kintu cyari gimutunze, nibwo bintu nyine yikoreraga. Yari umukobwa rero bigaragara ko ari muto, akiri muto, ari mu kigero cy'imyaka 23 gutyo 24 ni nkayo yari afite, ariko nyine nta mutima mubi. Yari umukobwa wisekera, useka neza, mwiza w'imibiri yombi yivanze mw'inzobe, bafite amatama, mbese ari umukobwa mwiza ufite amaso manini meza cyane. Yari umukobwa nyine uteye neza, uteretse, kuko yakundaga kuba akenyeye uduntu tw'udusharupe, afite yambaye udusengere, utuntu nyine tumworohereza, kuko habaga hariho izuba ryinshi kandi yagombaga kugenda urugendo rurerure. Abantu bose rero aho ngaho, ubwo Victor nyine akiri kumwitegereza, urumva yari hakurya nyine amureba hirya ari mu bantu agenda bahereza. Ubwo Victor yabonye nyine abantu bose bifuza ko abaha imbuto, mbese akabibona ko azwi nyine, yabaga bireba ko ari umukobwa uzwi, ko abantu bamukunze. Ubwo Victor nyine yinjiye muri rya hema nyine, hamwe yari agiye gufata ibyo yagombaga gufata, ibikoresho nyine yagombaga gufata, asubira nyine hahandi yarimo akorera. Rero mu gihe ari gusubiramo nyine aho ari gukorera mu ihema ari gukoreramo, yarakebutse arebye hahandi yabonaga wa mukobwa, aramubura, ntabwo yari akiri kumubona. Yarebye nyine hamwe yari ari hirya mu bantu, areba aramubura neza, abona wa mukobwa yari ahabonye ntawe ugihari, na rwa rusaku nta ruhari. Yarebye nyine ho yaba agiye arahabura, maze ahabuze ariyinjirira nyine akuma mu kazi ke. Hashize iminota mike rero, hashize nk'iminota 20 gutyo 15, yarongeye arasohoka agiye gushakaga nyine zo kwambara, kuko ize zari zamushiranye. Yaragiye mu ihema ariko Major Jasmine yavuriragamo, yari ari kuvuriramo. Major rero yavuriraga mu ihema rinini ririmo, urumva yitaga ku bamama cyangwa se ku bantu b'igitsina gore n'abakobwa nyine bafite ibibazo bijyanye nyine n'imiterere y'abagore, cyangwa se reka mvuge y'abategarugori muri rusange. Rero yinjiye mu ihema rinini. Major Jasmine w'ihema yari arimo yari rinini cyane, ririmo n'ibitanda, indembe nyine bamwe bari hasi, ariko afite akumba avuriramo nako kagabuyemo nyine muri iryo hema rinini. Ubwo nyine iyo yinjiye muri iryo hema riba rinini, ahasanga wa mukobwa yari yabuze mu kanya kashize, yari ari kubona hakurya. Yabonye abona wa mukobwa n'ubundi ari guha imbuto abantu, abari kubaha imbuto, bamwe azibaha bamwishyura, abandi batamwishyura, abandi abakopa, nyine ari kugenda abafasha, abaha nyine bamubwira ati Agnes urakoze, Agnes, abantu bose bamushimira. Yari umukobwa nyine w'umutima mwiza, nawe ababwira mwihangane, abandi abasekera, abandi nyine abereka ko bazakira, mbese ubona ko nyine ari umukobwa w'umutima ku rwego ruhambaye. Bamwe nyine baramwishyuraga, abandi akazibahera imbuntu bitewe nuko yari abazi, wabonaga ari abantu nyine bamenyeranye. Victor rero yarahagaze, Major Jasmine nkuko nabikubwiye yari mu kumba nyine kihariye, yakiraga umurwayi umwe kuri umwe. Urumva ko kari akumba kibanga, yabaga yita nyine ku barwayi, agendeye nyine ku manimero yabo yagombaga kuvura. Ubwo ngubwo Victor atarinjira muri kaka hema nyine kari indani muri rya hema rinini Major Jasmine yavuriragamo, yakomeje kwitegereza nyine ubwiza bwa Agnes. Yaramuribye, ari umukobwa wari uteye neza, afite imiterere nziza, ari ukuntu yabaga akenyeye utuntu nyine tw'umuco, nyine yararibye, yabona ukuntu ari kwihuta, ari kwita ku bantu, amaze nyine kubyitegereza, areba ubugwaneza bwe. Ubwo mu gihe akiri aho ngaho ari kubyitegereza, ubwo Agnes yabaga ari kwihuta, amunyura iruhande nyine, aratambuka ari kwihuta nyine, akomanga kuri rya hema ryo kwa Jasmine, aravuga ese wa musore, ubwo urumva yamutambutseho amukurikiza amaso, kuko yari akiri kureba nyine yigira nkaho ari kureba mu barwayi nyine uko bameze, ariko ari kwita nyine kuri Agnes n'ibintu n'ibikorwa bye ari gukora. Rero Agnes yamuciyeho atanamwiteho, ko ntiyari amuzi, gusa yamubona ko ari umuganga, ariko akomeza nyine. Byari bizwi ko muri ako gace harimo abasirikare b'abaganga
baje kwita ku bantu n'ibintu byari bimaze kumenyerwa. Yari yamutambutseho rero, ubwo urumva Victor ari mu ihema nyine nkuko nakubwiye, ariko atarinjira muri kaka hema kandi kihariye Major Jasmine yakiriramo abantu. Ubwo yarakomanze, ubwo nyine Jasmine yahise amubwira ati njira, Agnes nyine ahita yinjira. Atokeye nkirira nyine izo pome ebyiri aho ngaho, uhashyire n'imyembe ibiri, urabona ndahuze nyine ntabwo nyine nabona uburyo na kwishyura, urabona n'ibintu biri kunsaba umwanya. Ubwo Victor yari akiri hanze, ibyo yumva yari ari kubyumvira hafi n'ihema, ko yari aryegereye cyane, ko yari hafi naho Jasmine cyangwa se Major Jasmine yavuriraga, kuko yari aje gufata amaga ayo yari yamushiranye. Ubwo Agnes ati sawa nyine murakoze, mukira akazi keza kandi Imana ikomeze ibafashe. Ubwo nyine yahise asohoka, Jasmine nawe aramubwira ati yego nimpuguka ndabigukorera kuri ya namba ya telefone yawe. Ati sawa. Ubwo mu gusohoka Agnes yahise akubitana nyine mu buryo bw'impanuka na Victor wari umaze nyine gutangira kwinjira. Imbuto za Agnes zirameneka, zimwe zaramenetse izindi ntizameneka, ariko Agnes ntiyabigira intambara, ahita avuga ati oh sorry munyihanganire rwose afande. Nta nubwo yari azi ko Dr Victor watari umusirikare, bari bazi ko nyine abantu bose bari nyine baje aho ngaho bari abasirikare. Ubwo urumva nyine yari umusore wambara rinete ariko witonda, utuje ukuntu, ariko ubaha nyine abantu bose nyine. Ubwo yaramurebye, ubwo Agnes yari ari nyine gutora imbuto zitakaye hasi, nyine ari no kumusaba imbabazi. Ubwo Victor we kuntu yari muremure nyine namusumba, yari ari kumwitegereza gusa, muvoma ze areho hasi ari gutoragura imbuto. Ubwo Victor nyine yaramubwiye ati oya nta mpamvu, amufasha kuzitoragura. Maze Agnes nyine basoje aramushimira, atafande nyine niba nabakosereje mu mbabarire, ariko niba mukunda pome nta kibazo, iyi ngiyi rwose ntabwo yigeze yandura ngo igwe hasi, ubwo mwaza kuyikoresha namwe nta kibazo. Ati oh, arayimuha. Ubwo Victor nta kintu yigeze avuga, ubwo pome arayimuha. Victor aramubwira ati te urakoze. Ati namwe murakoze. Akiri kugenda nyine ubwo yahise ava nyine iruhande rwa Victor nyine abukomeza kumureba, ubwiza umukobwa yari afite yamurebaga nyine ubwo yari ari kwerekera nyine asohoka, ufite umutima mwiza wo gufasha abantu, yamurebye arenga. Ubwo Agnes nyine niko yari ari kwihuta asohoka kugira ngo ajye gutanga imbuto ahandi ku bandi barwayi no ku zindi ndembe cyangwa se izindi mbabare. Victor nyine wari umukurikije amaso, yaramurebye nyine adakuraho, amureba arenga, nawe avuga nk'uwiyongorera, afite pome mu ntoki ari kuyikaraga mu ntoki, ari kuyireba atekereza, ari kureba aho Agnes arengera, arivugisha atuje ati nawe urakoze. Gusa nyine yavuze iryo jambo, Agnes we yagiye, nawe uri kubyumva, yari yamaze kurenga, yanasohotse kare yagiye. Ubwo Victor nawe yabaye nk'uwibutse nk'uwikanze nyine, kuko wari wibagiwe icyari cyamuzanye, ahita yinjira muri rya hema nyine byo kwa Major Jasmine nyine gufataga. Ubwo nyine yahise amubwira ati ati nshaga. Ubwo ahita amubwira ati nzo ziraho, afata agakarito kaga zari zimuzanye cyangwa se yaraje kureba kwize zari zamushiranye. Arakomeza nyine arazifata, aragenda akomeza akazi bisanzwe. Gusa umukobwa yari amaze iminsi abona, yari amaze igihe abona, yibazaho uwo munsi ibwo yari yagiye muri site nyine ba Major Jasmine ndetse na ba Serija Tobari bavuriramo, ndetse na Koporo nakubwiye witwa Franco, aho bavuriraga nyine niho nyine uwo mukobwa yatangaga izo mbuto. Gusa nyine ntabwo Victor we yari abizi, gusa yamubonagaho nta kintu nyine abizo, yamubonaga nyine agenda nta makuru menshi yari amufiteho. Gusa uwo munsi nibwo yari amubonye ku buryo nyine busesuye. Umugoroba rero warageze nyine, urumva Victor yagiye kuvura nyine, ahera mu kuvura nyine, umugoroba uragera, imodoka ziza kubafata kubera kuba busy cyane atongeye kubona wa mukobwa. Ubwo ngubwo baratashye nyine bataha nimugoroba nyine, ariko Victor pome yarayitahanye, yarayitwaye burya arayibika, ntigeze ayirya, yashyize ku ruhande muri igikapu cye nyine yagendanaga, ayishyiramo arataha nyine ntiyayirya, arayicyura mu modoka, atashye nyine ku kigo aho batahaga. Ubwo bigeze nimugoroba nyine, nakubwiye ko bakoraga nyine foreign cyangwa se inama y'amabwiriza. Ubwo Victor yabwiwe ko atari busubire aho nyine ba Major Jasmine bavurira, ko ari busubire nyine mu isite ye hahandi havurira basuriye Tona nyine Antoinette, havurira na Letona Donatien.
ubwo nyine niho yagombaga gusubira hahandi kuri site ya ba Majoro Jasmine ndetse na ba Serija Theobald Koporo Franco. Ubwo nyine ntabwo yagombaga gusubirayo. Ubuzima bwarakomeje nyine, Victor nyine yaguma mu itimu ye nk'uko byari bisanzwe nyine, cyangwa se mu ikipe ye yagombaga gufatanya na Suryetona Antoinette. Ubwo hashize iminsi 3 Victor nyine bagiye kuryama yabwiye Serija Theobald ibintu byamubayeho ubwo yazaga kuvurira nyine ku isite yabo. Ubwo nakubwiye ko Serija Theobald nyine yavuriraga ku isite imwe na ba Majoro Jasmine. Amubwiye nyine ukuntu byagenze, ukuntu wa mukobwa burya yamubazaga uburyo nyine ari mwiza, amubwira uburyo ari mwiza, amubwira ko yamubonye, amubwira ko yanamuhaye pome, aranayimwereka tubiye pome. Imaze iminsi 3 hano atariko uriya mukobwa ni mwiza, mbega umwana ni mwiza, wagira umutima mwiza, afasha abantu neza neza, naramubonye mbona nyine nanjye ankoze ku mutima neza neza. Ubwo Serija yaramubwiye ati si uriya mwana se, twebwe nyine tumuziho ko ari ingabo yacu, kuko nyine buriya marato tujyamo cyangwa se buriya mucaka tujyamo mu gihe mu gitondo nawe azinduka ajya guhaha ziriya mbuto, buriya abazishyiriye abantu hari abenshi rwose sinabamwishyura, nubwo nyine banamwishyura bamwe, ariko afite impano yo gufasha abantu, abazanira imbuto abarwayi. Buriya ngewe maze kumumenyera, ngewe na Major turamuzi, ndetse yewe na Franco amaze kumumenyera, niyo mpamvu utajya ubona nyine amuvugaho byinshi, ndetse na Suryetona Antoinette twarabimubwiye, arabizi, azi nyine ukuntu uriya mukobwa nyine ari umwana witanga. Gusa pe ikintu uvuze cyo ni mwiza ewana, ni mwiza pe imbere n'inyuma, noneho n'igitangaje n'umutima we ni mwiza, nanjye narayamanitse rwose. Ubwo ubuzima burakomeza nyine, baratandukanye bakigira kuryama. Ubwo nyine Victor ntabwo yigeze arya ya pome, yirebagaho bwacya akayirebaho, akajya mu kazi, nimugoroba yataha akayirebaho. Ubwo hashize iminsi 2 nimugoroba bari nyine mu karuhuko, bya bindi nakubwiye yuko bagomba gufata umwanya nyine w'amabezo yabo y'isaha n'igice, nyine watangiraga saa 2 ukageza saa 3:30 cyangwa se saa 3:15. Ubwo Victor yaragiye areba nyine ahantu Suryetona Antoinette yari yicaye, maze aramwegera amusaba nyine ko baganira. Antoinette aramubwira ati none se hari ikibazo Dr. None se ushaka kumbwira iki noneho ko nawe inkuru zawe ubumbwira ibintu biri mu bwenge bwinshi, kandi rwose twebwe ibintu byacu bari ibikorwa n'ibintu by'ibiganiro byinshi cyane mba mbona unjyanamo. Amubwira ati rero hari ikintu nshaka kubaza Antoine. Ati mbaza ndakumva nta kibazo. Ati buriya nta kuntu umuntu yasaba akazajya kuvurira kuri iriya site ya ba Majoro Jasmine ejo? Ntabwo nyine umuntu yabisaba afande akabimwemerera? Ndi kumva nabisaba nkazajya ejo, disi hari abantu benshi bababaje, ndumva najyayo. Ariko nyine nje kukubaza, buri umuntu yabibaza nyine bigakunda ejo nkajya kuri iriya site ya ba Major nyine nkaba ariho njya kuvurira. Ubwo Antoinette aramubwira ati rero ntabwo byakunda, buriya afande ibintu aba yavuze aba yabivuze, kandi afande ntabwo akunda ibyo bintu. Buriya niba yaduhize kuri iyi site, buri ejo mu gitondo tutagiye kuri iriya site cyangwa ukazana utuntu nyine two ntabwo abikunda, ahubwo ahita agususpenda akagusubizayo. Rero niba ari umuntu uzitonda, nubwo ubona Colonel Hibert yitonda nisekera, afata imyanzuro buriya ku rwego rwo hejuru kandi arakara vuba. Rero ikintu nakubwira, niba ushaka amahoro unashaka kubaka ibigwi byawe, uzareke tugendere ku bintu azakubwira byose ari byo uzagenderaho. Nta nama nakugira yo kujya kumwempoza ko ushaka kujya gukorera aho ba Majoro bari gukorera. Rwose ni nta nama nakugira y'icyo kintu, ubyibagirwe n'ubutaha, ahubwo ntuzanabimubwire. Wageze kubera Colonel aziranye na papa wawe se hari ikintu byamara? Umva twese turakubaha, uri umwana wa generali, ariko nyine Colonel uzi ukuntu burakwemera, arakwemera, avuga mbese ko ewana uri umuhanga ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero wishaka kuyobya ibyo bintu bijyana mu buryo ashobora kukubonamo ko utazi nyine ikintu cyakuzanye cyangwa utazi gukurikiza amategeko. Twebwe hano tugendera ku mategeko. Hey, turakoze cyane. Ubu niyo mpamvu nyine nanjye bura ndamutinya, niyo mpamvu ntaba nahise mbimubwira nkabanza nkaza kubikubazaho nyine, niyo mpamvu ubibona. Nubwo duciringa ariko hari ibintu nk'ibyo bisaba ibyemezo
n'amabwiriza n'amategeko kandi bihuye n'ibyo aduha, ntabwo nahita ngenda ngo mbimubwire ntabanje kukubaza. Rero njye niyo nama nakubwira rwose. Okay, sawa urakoze. Nese ubundi kubera iki bashaka kujyayo? Nyine nuko nabonye hari imbabare nyinshi, ubwo nagize ngo ntabwo nyine kujyayo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Atubura ategereza nyine Major Jasmine nabimubwira ko ukenewe, ubwo niho uzajyayo nyine, ntabwo we wahita ubimubwira gutyo, ahubwo uzumva bakubwiye ngo urajyayo. Turakoze cyane rwose Antoine, urakoze kungira inama rwose, ndari kuzahubuka ngakora amakosa. Tube ntabwo natuma biba kandi urabizi umwunganizi wawe, urumva nakuroha. Tifo yareka. Ubwo ngubwo nyine Antoinette cyangwa se Suliyeton Antoinette bamubwiye ko nta nzira byacamo ngo ibyo bintu bikunde, ariko nyine Dr Victor ahita byumva vuba nyine akikomereza ubuzima bwe. We na Suliyeton Antoinette bakomeza kuvura nyine bari kumwe, kuko nyine Antoinette yari umujyanama mwiza bahuza na Dr Victor, ndetse aho babaga bari gukorana na Liyetona Donatien. Ubwo nyine iminsi yari icumye, ubuzima burakomeza. Hashize iminsi 3 urumva nyine Victor yari akiri muri complex, yashakaga gusubirayo, ntabwo ari byuko hari imbabare nyinshi, yashakaga ahubwo kwibonera Agnes amubone neza, nabwo wenda arebe ko yanamuganiriza cyangwa se yakongera guhura nawe. Ari nayo mpamvu nyine atigeze arya ya pome yamuhaye nubwo yari akifite. Ubwo hashize iminsi 3 ari muri weekend, urumva ni nimugoroba, Victor yavuganye nyine, yahamagaye mu rugo, ahamagara umuvandimwe we witwa Fabrice, yamuhamagaye mu mujyi nyine, bari mu mujyi uri kure cyane ku buryo byasabaga amasaha 8, hagati y'8 n'9 kugira ngo ugere ahantu bari baragiye kure, ahantu kure nyine, urumva hari hashize iminsi nyine bariyo. Ubwo yahamagaye Fabrice kuri telefone, Fabrice aramwitaba, ambwira ati se Fabrice umeze sawa? Timeze neza nta kibazo, ubuzima buragenda, mu rugo turagukumbuye, mama aragukumbuye ku rwego rwo hejuru. Tisha nanjye ndabakumbuye cyane, ndetse wowe cyane ku rwego rwo hejuru na mama. Ti papa se bimeze bite? Tifiye nyine ntibyaha bindi bye nyine nawe araho, gusa nyine ameze neza, gusa ashobore kuba muri iyi minsi aza kuba adahari, afite urugendo, ashobore kuba afite urugendo, ntabwo araba hari banza mu minsi igiye kuza, nubwo ntaza ari iyi, ariko numvaga atubwira ko afite urugendo. Ti none se hari ikintu ashaka kukubwira? Ti none se ni igiki Victor? Ti mwana, tuzi ko nsigaye ntazi ukuntu meze, none se byagenze bita? Aho se bagufashe nabi? Wahita umbwira nkabibwira papa ukiyizira, kuko aho ntawe umurusha itegeko, yahita abwira rwose Colonel Hibert agahita kohereza. Ti ntuzigire ubabariraho rwose, terega ntabwo ari byo, ibintu ndimo n'umuhamagaro wanjye, nawe ntukanyumve nabi. Ibi bintu ndimo ni umuhamagaro wanjye, ndabikunze, none kuba ndi kubikorana n'aba Colonel Hibert, ba Major Jasmine n'aba bose ba Antoinette, ni ibintu nkunze pe, mfite timu nkunze ntazanibagirwa, ndi kugira ibihe byiza hano. Naho bihuriye rero n'ibyo wari utekereje. None se ikibazo ufite ni iki? Nyine sinzi ukuntu ndi kumva ameze, hari umuntu sinzi, uzi ko hari umuntu nyine, hari umukobwa nabonye n'aha ngaha, ariko ntabwo ari kumva mu mutwe. Nijoro ndi kuba ndi kumutekerezaho, ndi kuba ntazi ukuntu meze, ndi kumva nyine niba mukunda, niba ndi kumva nshaka kumubona, ndi kumva nshaka ko tumuganiriza, kandi uburyo turimo ntabwo byankundira ko tuganira, nta nubwo muzi, ndetse ntabwo muzi neza, n'umukobwa mbona agenda gutyo gusa mu birere, nta nubwo muzi. Turese wowe uri kwiyumvamo umuntu utazi, ibyo bintu birashoboka? Nyine nanjye simbizi, niyo mpamvu nguhamagaye ngo umbwire ubwo uko ibintu bimeze. Ntabyo nzi, tuvuze ibyo bintu bibaho. Ubwo amezi 2 mugiye kumara aho ngaho, hafi 2 arenga n'icyumweru, mbona ko kigiye kugera. Ubwo ngubwo uraho uri kumwe n'umuntu utazi, uri kumukunda, ntese wabimubwiye? Tumva, ni umukobwa witwa Agnes. Uwo mukobwa rwose ni mwiza, ni umukobwa mwiza, ndamukurati. Ni umukobwa ucisha make, ufasha imbabare. Ahangaha rwose iki gihe mpamaze, ni umukobwa umaze kwigarura umutima wanjye, kandi we ntabizi. Nta nubwo keretse umunsi umwe twahuye akama pome, n'ubu ndayifite, nzayikuzanira, nzayikwereka. Ariko nyine nagiye kugura indi nyine kugira ngo iyisimbure nyine. Ubwo nayanditseho utuntu turiho, hari hashushanyizeho akantu k'agatima. Iyo ngiyo nayihereye nyine umwana wari ufite nyine mama urwaye, noneho ngura indi, ariko nitiri iyo ngiyo yanguriye.
rwose ubu ntabwo nzi ko nzongera kubura pome no mu buriri bwanjye nzaba mfite pome kugira ngo inyibutse Agnes. Ni umukobwa mwiza, mbese nsigaye mukunda, sinzi ukuntu nzabigenza. Kandi urabona hano bigiye kurangira, akazi kaha bigiye kurangira, misiyo yacu igiye kurangira, ubu mbigenze. Ngo Fabrice aramubwira ati nyine bimubwire, bishaka uburyo bimubwira. Ntese kandi sitaba ariho ahantu nyine abakorera n'abantu ngiye mubona bugiye mu gitondo, kandi mba ndi kumwe na ba Colonel, mba ndi kumwe na ba Major Jasmine, twese tuba turi mu itimu imwe tuvuye muri siporo. Aducaho rero yihuta, nawe nta mwanya ubona aba afite. Igihe aba afite umwanya ni igihe nyine aba ari gufasha abantu, kandi nanjye ubwo mba ndi mu kazi ku yandi masite atari no ku isite. Mbese nyine ni ibintu bingoye kandi nkeneye kumuvugisha. Tiko numva bigoye se kandi ari Fabrice, biragoye rero, sinzi ubwo inama nakugira, gusa ntuzava aho ngaho mutavuganye, bitazaba bibi kurushaho, kuko ndumva nyine uramukunda. Nese ni mwiza, takora ikize, yarize se, ni umusirikare nawe. Ati hoya, tipfa kumva ko yita ku bantu, nta kindi nyine tu. None se ubwo mu gitondo uri kumbwira muhura abagiye, ati ibyo byihorere, ibyo bireke, menya ko yita ku bantu kandi ari mwiza, nta kindi. Victor ntabwo ashaka kubwira murumuna we Fabrice ko nyine Agnes ari umukobwa nyine uciriritse, nyine ucuruza agataro muri make, cyangwa se uraho nyine udashamaje mu bijyanye n'uko nyine yaba afite ibigwi cyangwa se afite ahantu aturuka. Byagaragaraga ko ari umukobwa w'umukene, ariko nyine wiyakiriye kandi unyurwa, akagira n'umutima wo gufasha abandi. Iminsi yaricumye rero, ubuzima burakomeza, ndetse nyine Dr nyine Victor yakomeje nyine muri ubwo buribwe bwo kumva ashaka ko yabonana na Agnes, ariko bikanga. Habura icyumweru rero ngo batahe, urumva misiyo yari itangiye kurangira, abantu bose bamaze gukunda, abantu bose baravuye, abantu benshi, abantu bose baza benshi ku kigo babashimira, babatura ibintu byinshi, tibaramvuriye, mwaratuvuriye. Nyine bakoze akazi gakomeye muri ayo mezi 3 bari bahamaze. Ubwo ngubwo habura icyumweru nyine niho narindi kukubwira, Victor yasabye Major Jasmine ko nyine yamuha namba ya Agnes. Ko Major yamubwiye ati none se kubera iki uri kunyakana, ati nkeneye imbuto, kandi nabonye uriya mukobwa ashobora kuba agira imbuto nziza, rero wayimpa nta kibazo. Atariko Dr n'ubwa mbere ubaza kuri Agnes cyangwa toya Major, ibyo bintu rwose ntubyiteho, icyo nshaka ni imbuto. Agira amapome meza araryoha, toke. Ati namba ni iyi ngiyi nyine yifate. Ubwo yarayimuhaye. Ubwo kuri uwo mugoroba Victor nyine yaramuhamagaye, Agnes aritaba. Victor arambwira ati allo, bite? Ni sawa, turananiwe se? Ati none se ninde tuvugana ko ntamumenye? Ati ndabyumva ntabwo wamenye, ati gusa nitwa Victor, nitwa Dr Victor, ndi mu itimu iri kufasha kuvura y'aba specialiste bari kuvura inaha. Ati ndakeka ariko ijwi ryanjye waryumva. Ati uwo mwarakoze rwose, mukora akazi kadasanzwe, inaha turabashimira. Ikigaragara nuko rwose umusanzu mwatanze rwose watugezeho, Imana izabaho umugisha rwose, mba mbibona uburyo mwitanga. Ajya amubwira amagambo menshi yo kumushimira, kandi Victor sicyo yashakaga. Ubwo Victor aramubwira ati ngerega no gutari kumenya, ndi wa musore wahaye pome, ubwo nyine zari zisandaye hasi dukubitanye nkugonze ntabizi. Ati se ni wowe? Ase burya witwa Victor? Ati yego nitwa Victor, nitwa Dr Victor. Ati yego, ati ni byiza cyane, nese nimero yanjye bwo mwayikuye? Ati nyine Major Jasmine ni wayimpaye. Ati ati se ni Jasmine? Ati ni umuganga mwiza, ni inshuti yanjye. Ati murakoze rwose kumpamagara. Ati mushaka imbuto se? Ati oya, ati nyine nagira ngo umenye, nanagusuhuzeho nyine numve ko umeze. Ati nicyo gusa nta kindi, nimero yanjye nushaka uyibike niyi, nshobora kuzajya nguhamagara cyangwa ejo nkaba naguhamagara nta wamenya. Ati nyine nifuzaga ko uyibika, nimero yanjye niyi, ndi wa wundi, numva ntacyo bitwaye. Ati nta kibazo rwose, murakoze, na nyine meze neza kandi murakoze kumpangayikira mukambaza amakuru. Meze neza rwose, n'abarwayi ntago muhaheruka, we nakubonye rimwe, ariko rwose akazi mwakoze twaragashimye, kandi mba mbizi ko muri gukorana n'ahandi, ndabizi. Ati sawa, nyine ugire ibitotsi byiza. Ati sawa murakoze, kandi nawe mugire ijoro ryiza. Ati sawa. Ubwo Victor nyine arakupa,
akishima agakubita nyine bituza agaserebura ko nyine avuganye na Agnes, abasigaye akunda Agnes ku buryo nawe aba nyine ntabwo aba abyiyumvisha. Ni n'ubwa mbere baba bavuganye umwanya munini, ijwi kuri ijwi, buri wese ari kuvugana n'undi, nubwo nyine bari bavuganye batarebana. Nakubwiye ko haburaga icyumweru ngo misi irangire yabo basubire nyine iwabo mu mujyi bari baraturutsemo. Ubwo ngubwo haburaga iminsi 4 Victor yarongeye nyine ahamagara Agnes, amuhamagara amusaba ko bahura, ambwira ati none se wakemuretse tugahura nimugoroba nyine ejo, ntabwo ari none, ejo tugahura niba ntacyo bitwaye nuko gusaba. None se aho muba ko ari kure ya hano? Tubwo sinzi, tiho yanjye nzaza kuri santere yaho ngaho tubonane, yaho hafi naho ngaho uba, njye nta kibazo, ndashaka ko duhura tukagahanira, ukanzanira kuri pome nk'imwe wanzaniye numvishe ziryoha cyane. Tiwake nta kibazo, twahura nta kibazo, ubwo ngubwo ejo nzitegura. Turakoze cyane. Ubwo ntago byatinze, urumva Victor ari kwirukansa ngo ajyanye n'igihe, urumva hari hasigaye iminsi 4 gusa nyine ngo batahe bava aho ngaho. Bari batangiye nyine gutekereza nyine ibyo gutaha, kuko misiyo yari yabazanye yari hafi kurangira, isigaje amasaha make ngo irangire. Ubwo habura nyine iminsi 3 kuri uwo munsi nimugoroba, Dr Victor yagiye guhura na Agnes. Yaragiye, Agnes yamubonye nyine barahoberana. Agnes yari umukobwa ugira nyine utuntu tw'udusoni ku basore, kuko ibyo yarazi nyine bwari ubusazi bwo gufasha abantu, guhangayikira abantu, kwirukanka ajya kurangura imbuto, agenda azunguza mu baturage, agenda aho abantu nyine akorera amafaranga kugira ngo abashe kubaho, kuko byagaragara nyine ko ari umukene, ahora muri sharupe ebyiri, ahora mu gabruze kamwe, byagaragara nyine ko ari umukene nyine. Ubwo ngubwo baraganiriye, aramubaza ati se amakuru, ati ni meza, ati ibintu se wabitangiye ryari? Ati nyine ibintu nabitangiye hashize iminsi, kuva ibiza byazi n'ahangaha byahitanye abantu benshi b'inshuti zanjye, harimo n'abo twiganye twakuranye, rero twararize turihanagura. Ariko urabona nk'urubyiruko tuba tugomba gukora ibintu byose ibishobora gutuma hazaho ituze, nubwo tutabuze ibiza kuza, nk'uko nyine namwe muba muri gukora mutanga imbaraga zanyu. Nanjye nabonye nta kindi nakora, kuko nyine nkora umwuga w'ubucuruzi bwo kugenda ntanga nyine imbuto, nzunguza imbuto nyine muri izi karitsiye, na mbere nibyo nakoraga n'ibi biza bitaraza. Rero nabonye nta kindi, nta musanzu wundi natanga uretse wo kuba nanjye nyine natanga uruhare rwanjye mu kujya ntanga nyine imbuto nungutse, nkaruha nyine imbabare, ngakomeza kureba ko nyine babaho n'abana bashonje, ababyeyi babo bakomeretse, abakomerekera hakurya hariya hari intambara, naho hari ibibazo byinshi. Mbese hariya ahantu niho ho gufashiriza. Niyo mpamvu ubona mva kurangura buriya mbyuka saa 11. Rero nkaca hariya ku kigo cyanyu mubaho, mpanyura saa 12 gutyo n'iminota nk'icumi ndi kugenda, nkaza nyuma, nkaza hano mpagera mu masaha rwose ya saa 4 gutyo, niho mba mpageze ngatangira gutanga imbuto. Nicyo kintu nyine numva nshimishijwe nacyo ku ruhare rwanjye, rw'uko hano hazongera kuba ahantu hazima nyine, natwe aho twadutuye hakongera kuba ahantu. Ni ibintu bikora kuri Dr, ni amagambo akora kuri Dr ku mutima, akambwira ati umva uri umwana mwiza, ku myaka uriho ntabwo abantu benshi baba bihugiyeho bareba ubwiza bwabo, ukuntu uri mwiza nta muntu watekereza ko wakita ku bantu kwiyibagirwa ku rwego rungana gutya. Oya, ntabwo njyewe ndi mwiza kuruta abantu bapfuye, abantu bakomeretse. Buri iyi karitsiye harimo abantu beza kundusha, ariko bose bamwe barakomeretse, abandi bari bagiye kurangura hakurya hariya babagiriye nabi, baza bakomeretse, abandi turababura, tubabura irengero, tugira abo tubura. Ndinde rero kuba navuga ngo ndi mwiza ku buryo nshobora kudaca bugufi ngo mfashe abantu. Nta bwiza, twese turi abantu, kandi n'abaririra hariya bari abana bato nabo ni abantu, kandi bazaba beza nitubitaho. Kandi namwe ndabashimira rwose ukuntu mwitanga. Kandi na pome wantumye ntayizanye, ahubwo nazanye 2 nshobore kuba uzikunda. Nabivuze nikinira, none wanazizanye? Nazizanye rwose. Njyewe nyine nkunda uyu muntu ambwiye ikintu mba numva nyine agikeneye cyane,
kuko nanjye iyo nshaka ikintu ngo mba ngishaka cyane, niyo mpamvu nyine nayizanye kandi nyine ngize. Ubwo Dr Victor yarazakiriye, baraganira, barasangira, bavuga utuntu nyine tudakabije, maze basezeranaho barataha. Ubwo mu gitondo haburaga nyine iminsi 2 kugira ngo bose batandukane, haburaga iminsi 2 nyine kugira ngo ba Dr Victor nyine berekere nyine n'itimu yose ya Colonel Hubert basubire mu mujyi aho bari baraturutse, komisiyo yabo yari irangiye. Ubwo nyine mu gitondo Dr yaragiye yegera n'ubundi Lieutenant Antoinette, yamubwiye nyine uko yiyumva kuri Agnes, anamuhishurira ko baraye bahuye, amubwira nyine ukuntu ibintu byagenze, amubwira ko asigaye akunda Agnes, ko bwose bimaze kumurenga kandi ko hasigaye amasaha 48 ngo bagende. Yaramubwiye ati nese urumva nakugira inama ki? Tumva rero nkubwire, tusigaje amasaha make tugende wa kintu, ngwino dushaka uburyo tugura impano muri aka gakaritsiye, iyo ugura yose maze nta gihe gisigaye uzayimusigire ejo nimugoroba, kuko nyine buzacya tugenda ejo nimugoroba, urabizi ko buzacya tugenda. Wewe urara umusabye muhure, noneho muhure nyine ejo nimugoroba muzahure, noneho umusigire iyo mpano, maze nyine tuzagenda nyine hari urwibutso umusigiye. Nese urumva wabigenda gutyo nta rwibutso, urumva hari icyo byaba bimaze? Ariko man Antoinette ndakwemera, ngiye rwose mva ngufata nka sister wanjye mwiza, ongira inama nzubaka, mbese ibintu mbwira byose aha rubanza ntazi. Ubwo kuki nkurusha imyaka yose irenga 3 ukaba ufite ubwenge bungana burya? Terega abakobwa ndabazi Victor, abakobwa turiyizi, rero nanjye ndi umukobwa, rero ngiye umusore nkanjye, umusore udafite ikintu mwibukiraho nyine mufata nk'ubundi twahuye agenda. Niyo mpamvu ubwo nkubwiye gutyo, niba warakunze umukobwa kandi nta kuntu wabihagarika ngo tubure kugenda, turi kuri misiyo kandi igomba gukorwa kandi ikagendera ku mategeko, nta mandi mahitamo ufite muri aya masaha 48 uretse kuba wasigira Agnes wakunze impano cyangwa se urwibutso. Ubwo muri iryo joro Victor nyine yahamagaye Agnes, amusaba ko bahura ku munsi ukurikiyeho nimugoroba, kuko wasigaje amasaha make ngo batahe. Ubwo Agnes nawe ntiyazuyaje, yarabimwemereye, aramubwira ati nibikunda araza. Ubwo Victor kuri uwo mugoroba amaze guhamagara nyine Agnes, yahise ajya kureba Lieutenant Antoinette, bajya nyine gushaka impano bagurira nyine Agnes bamusigira cyangwa se Victor azamusigira. Ubwo yaratashye, ararata rwiyambitse, arara yishimye, yumva ukuntu nyine ibintu byose yifuza yabigezeho, uburyo nubwo yari ataramubwira ko amukunda, ariko yari kubona nyine Agnes ari umwana mwiza uko asa inyuma ari nako asa ku mutima, kandi yaramwakiriye neza. Ku munsi rero wa nyuma nyine urumva wo guhura nyine ku mugoroba, kuri uwo mugoroba hari ku mugoroba nyine bwagombaga gucya, Victor ndetse n'ikipe bazanye iyobowe na Colonel Hubert cyangwa se Hubert bagenda bose bagasubira aho baturutse. Ubwo nyine Victor yahamagaye Agnes, noneho aramusohokana mu buryo bweruye, baragenda nyine baraganira, baganira ibintu bisesuye. Ubwo Agnes abwira Victor nyine ubuzima bwe, amubwira uburyo ari umwana w'imfubyi, ari umwana w'umukobwa wavutse mama we agapfa ari kumubyara, ko mama we yapfuye ari kumubyara. Aramubwira ati rero impamvu ubona mpora nisekera. Ubwo Victor yaramubajije impamvu nyine ahora aseka, ati se ko mbona uhora useka wishimye ubunezerewe, ubu hari igihe ujya ubabara? Ati njya mbabara nubwo nyine nshobora kubirenga hejuru nkabyirengagiza, kuko mba nzi ko harababaye kundusha, gusa njya mbabara. Nese sindi umuntu ndababara cyane, ahubwo ushobora kuba byaranaturukanye nyine mu kubabara gukabije, kuko narababaye. Nese wambwiye basi gake ku mateka yawe, ko numva mfite amatsiko nshishikajwe nabyo. Gusa urumva ubikeneye cyane? Yego ndabikeneye cyane, kandi ikintu cyose ndibukubaza umbabare ukimbwire, kuko ejo ntabwo nyine nzabona uburyo tubonana. Okay, nta kibazo nyine. Ubwo Agnes yatangiye nyine kuzenga amarira mu maso, atangira guhindura mood nyine. Victor yaramubajije ikibazo kimukora ku mutima, kandi bari ahantu batuje mbese bishimye, ariko ikibazo yaramubajije cyatumye ababara. Aramubwira ati okay, nyine ngende umwana muto
cyangwa se ntabwo nari n'umwana, ahubwo nari ntaranavuka, ahubwo nyine mvutse inda yanjye mama nyine ntabwo yarokotse, yahise nyine apfa. Habayeho kutamwitaho mu bijyanye n'ubuvuzi, njye ndavuka ariko mama ntabwo yabayeho. Mama rero amaze gupfa, narezwe nyine na nyogokuru ubyara papa, ariwe n'ubu tubana, ndetse na murumuna wa papa. Ubwo nuko nakuze, niho narerewe nyine, nuko nyine byagenze. Tunese papa we aba hehe ko utamuvuzeho? Nta papa ngira, papa nawe yarapfuye, nawe yitabye Imana afite imyaka 5. Yakomeje gukurikirana ikibazo cy'umuganga nyine wakurikiranye mama, kuko habayeho uburangazi, akomeza gukurikirana ikirego, kandi yari umuganga ukomeye. Abantu bari bakomeye rero byabaye ngombwa ko papa nyine abigenderamo. Habayeho nyine akagambane, bamugongera mu muhanda, nyine ahasiga ubuzima. Nari ifite imyaka nyine 5. Papa nyine nawe nuko namubuze. Nakuze nyine isura ye ndayibuka, ariko inca mu maso nyine, urumva nari umwana muto cyane. Kiri ku dufoto twe nabwo badufotoye mfite imyaka nyine 5, urumva ni mikeya, ariko nyine yapfuye icyo gihe nakuze gutyo nyine inderwa na nyogokuru. None se wihangane, umbabarire rwose, wihangane ibintu byakubayeho birababaje cyane, wihangane pe. Nyine murakoze, gusa nariyakiriye nyine, nubwo bigoye kubyakira, ariko urumva mama we ntabwo muzi, papa we nawe muzi gake. Niyakiriye nyine mu buzima bw'uko mama ari nyogokuru, ndetse nyine n'uwo tubana nyine data wacu, ariko nyine we ni indi story ndende, kuko we nyine ni byinshi. Ariko nyine meze neza, nta kibazo mfite, kandi nyine ntibigukoreho, meze neza, ntugire ikibazo. Oya, none se ko wambwiye ngo abantu mwiganye warize se? Narize, nize bigoranye, ariko narize. Ubwo murumuna wa data nyine yagurishije amasambu nyine yose, nyine narigaga, bagurishaga isambu, umugabane wa data nyine wose ndiga nyine. Rero nyuma nsoje amashuri, murumuna wa papa yambwiye ko ngomba kwishyura nyine ibyo bantanzeho, ko hari amasambu ye yagurishije, ko ngomba nyine gutangira kwishyura ibyo bantanzeho, ko umukecuru warashaje, ni umuntu nyine wisaziye, ko navutse nyine ari na mukuru. Rero murumuna wa papa nyine abambwira ko nyine bandihiye. Narize, nize na kaminuza, ariko nabuze akazi, ko akazi kinaha mu mujyi wacu ntabwo wakabona utari uwo mu bana b'abakire, nyine biragoye. So nariyakiriye rero, nibwo natangiye nyine ibijyanye no kwicururiza nyine imbuto n'imboga, ngenda mbunza mu baturage baha nyine muri aka gace kacu, kuko nyine murumuna wa data nyine ahora ambwira ko ngomba kubatunga, kubera ko ibyari kubatunga nyine byangenzeho mu ishuri, mu mashuri nize, kandi urumva nabuze akazi. Niyo mpamvu rero ubona nkora ibi ngibi nyine, ariko nyine nta kibazo. Nuko nguko bimeze, tumbabarire. Nariyakiriye, kandi nyine ntubigireho ikibazo. Tunese we bite? Njyewe nyine nanjye ndi umuganga, buriya ubona ntabwo njye ndi umusirikare, gusa nyine nkorana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko njye sindi umusirikare. Rero urumva nyine nanjye narakubonye, numva nyine uburyo witanga, numva ashatse kumenyana nawe. Nyine ubwo Victor yavugaga afite ubwoba, kumubwira ko yamukunze byaranze, ubwoba nyine bukomeza kumubaho mwinshi. Urumva ibiganiro bari baganiriye ni byinshi, kandi bikora ku mutima. Victor nyine batandukanye, yarambwiye ati rero hari impano naguteguriye, takira aka kantu, uzibuke ko twahuye nyine. Ntabwo twahuye kenshi, ariko inshuro 3 duhuye tukavugana, zankoze ku mutima. So rero uri umuntu namenyanye nawe muri ubu buzima nagiriye hano muri aya mezi 3 ashize ndaha. Rero ujye unyibukira nyine kuri ako kantu. Ubwo arishima, akamuhobera, kumwira ati nukuri urakoze. Ntabwo nzi kirimo, ariko
nakifuje kugifungura nkakimenya ati hoya ntugifungure uraza kukireba ugeze mu rugo. Amubwira ati nese use mana use naguha iki koko? Ati nese ntiwampaye pome? Izi pome rega ni nziza kandi ni impano ikomeye. Turakoze kuba nyine ushimiye impano yanjye nubwo nyine iciriritse. Ati hoya ntukavuge gutyo Agne, impano ntabwo iciriritse mu maso yanjye. Ni impano mpanye umutima mwiza kandi niyo ufite kandi iruta byinshi wakabaye. Turakoze ahubwo nyine ejo nzagenda nzaba ngutegereje hari hasi ngusezere ukunda kunyura. Buriya nanjye mba mpanyura kenshi nubwo nyine utari ubizi nabikubwiye ejo bundi ako buriya tujya tukubona. So rero ejo uzazinduke kuko turazinduka dushobora kuzisinza isange tuzagendera ariko numva nyine nagenda basi ngusezeyo. Toki nta kibazo ndagerageza nzinduke ndajya kurangura nzindutse tuzabonana nta kibazo. Turakoze. Ubwo aramuherekeza agataha nyine ariko Victor ntabwo yigira asobanurira cyangwa se abwiza ukuri Agnes ko ari umuhungu wa generali cyangwa se ari umuhungu ukomeye w'umugenerali mu gihugu cyabo muri rusange. Ikintu yamubwiye nuko atari umusirikare ahubwo akorana n'abasirikare mu buryo bwa hafi nk'umuganga. Ubwo ngubwo Victor nyine yaratashye yishimye ariko apanga kubwira Agnes mu gitondo ko amukunda agataha abizi kuko yarazi ko amutegereza ku muryango w'ikigo akagenda akamusezera akanamubwira ko amukunda kuko aho kubimubwira byari byanze neza bitewe n'ikiganiro kiri touching cyane cyangwa se gikora ku mutima cy'agahinda ka Agnes bari baganiriyeho. Ubwo Victor yaratashye na Agnes arataha nyine. Victor arataha yishimye cyane arapakinze maze nyine mu gitondo umva yaraye yishimye mu byinshimo byinshi. Mu gitondo bagombaga gutaha barapakinze rero abatari baraye bapakinze bose ibikapu barabyegeranya. Ubwo wari umunsi wo gutaha wari umeze nk'ibirori. Ubwo ngubwo buri wese nyine apakinga igikapu cye aragitegura nyine akigira ready bagombaga kugenda. Ubwo mu gihe batangiye kugenda ubwo saa 12 ubwo mu gihe bari gupanga nyine kugenda saa 12 Victor yaraje ahagarara ku muhanda mu gitondo nyine mu rukere rumva saa 12 ategereje ko abona Agnes kugira nyine abahure nyine amubona agiye guhaha imbuto ahita namubwira ko amukunda amubwira ibintu byinshi nyine atari yaraye amubwiye muri iryo joro. Mu gihe rero yarahagaze ku muhanda agitegereje urumva bikapu byari yapakinze mu modoka ariko nyine kumbe mu kigo bamuhamagara ariko bamuhamagara akabona niyinjirayo atari bubona Agnes ko ashobora kwinjira akabona ashobora kwinjira Agnes agasohoka. Telefone ya Agnes ntabwo yariho. Ubwo ngubwo mu gihe ataramubona imodoka zose zahise zitangira gusohoka zagombaga kwerekeza mu mujyi nyine kuko misiyo yari irangiye mu buryo bwa burundu nyine bagomba kuva aho ngaho gufura ibirindiro byabaho bakasiga abasirikare nyine ko cyari ikigo cya gisirikare ariko nyine abaje muri misiyo bagombaga kugenda bitimu yose cyangwa se ikipe yose yaje iyobowe na Colonel Dr Hiberi. Ubwo ngubwo baraje nyine byira nyine niwe bari babuze banamubuze yari yanze kubitabura byumva bahise bamubwira bati ugomba kuri imodoka tukagenda. Ubwo hari gisirikare nyine kuko bashakaga kugera mu rugo hakiri kare. Nakubwiye ko rwa rugendo hafi amasaha hagati y'8 n'9 bari mu nzira. Ubwo yashatse kuzuyaza Victor yabanje nyine urumva kutabyumva yumva yuko agiye atabonye Agnes yumva ntawe kubyumva gusa batsimbuye imodoka yagombaga kumutwara bahise bamubwira ati ubwo urasigaye kandi wishe code penal. Ubwo yahise yikwanka nyine yinjira mu modoka maze ariko agenda ari kurira atabishaka agenda amarira ari kuzenga mu maso. Imodoka imaze guhaguruka igiye bafashe umuriro kuko yari hagati mu zindi zari imodoka hafi 8 zagomba guhaguruka zigenda zitwaye abasirikare bose. Ubwo Victor yabonye Agnes ari bwo ari guhinguka ahantu Victor yarahagaze amutegereje. Ubwo nta telefone yari ntago yari iriho. Ubwo Victor yabonye Agnes aje ari kurangaguza yarushye ariko niko yari ari kurenga imodoka ya gisirikare. Ubwo yari iri kwihuta. Ubwo yahise abwira umushoferi w'imodoka yari atwaye barimo amubwira ati wahagaze ko hari umuntu ushaka gusezera. Umushoferi yaramubwiye ati iyi turimo uzi ko ari imodoka ya gisirikare. Ubu ngubu twahagurutse byarangiye turahagarara ari uko twumvishe
itegeko riturutse kuri Afande Hiberi ari we bivuze niwe duhagarika, cyangwa se ubwo niba ushaka ko duhagarara mubwire duhagarare. Ni ibintu bitashobokaga, imodoka iri hagati y'imodoka zirenga 8 z'abagisirikare zifashe inzira zigiye guhagarara ngo Dr Victor ajye gusezera umuntu. Ni ibintu yasabaga umushoferi bidashoboka kuri misiyo bari bariho bagombaga kugenda. Ubwo nyine bagiye Victor ari kurira, telefone yabonye nyine Agnes yaburiraniwe. Agnes nawe abonye imodoka ziri kugenda aza zirukaho, ariko nyine byarangiye badasezeranyeho, nyine atanamubwiye ko burya ijambo yashaka kumubwira ari uko amukunda. Ubwo ngubwo baragiye nyine. Ubwo muri uwo mwanya nyine Victor yarahamagaraga reka da marira yagiye mu nzira yose, amaguru ari mu bibero, yumiwe yababaye n'agahinda kenshi kugira bageze mu rugo. Bageze mu rugo rero Victor yakomeje gucishamo nimero kugera rwose inzira yose kugera mu gitondo. Bageze iwabo burinda bucya nabwo ahamagara nimero, ariko nimero ntabwo yigeze icamo. Hashize iminsi rero 6 nimero yaranze gucamo. Victor asigaye ameze nk'umuntu urwaye, abantu barayobewe ikintu arwaye, kuko nyine b'abasirikare baba baherukana ubwo ngubwo. Gusa mu rugo bo babona Victor ashobora kuba yarahuye n'ikibazo aho bari bagiye muri misiyo. Ubwo Victor yabonye atabyihanganira, ahita afata umwanzuro wo gusubira aho bari baragiye nyine kureba Agnes, akamubwira ko amukunda kuko nta kindi kintu yari akwiye gukora cyari gihari yari asigaranye. Ubwo yahise abwira nyine papa we ko bibaye ngombwa ko afata urugendo akajya ahantu bari. Ubwo kubera Victor yagombaga kujya hanze afite umuntu umucunga, cyangwa se bodyguard cyangwa se umusirikare umurinda, ntabwo papa we yabyumvise ko yagombaga kumenya amakuru y'ahantu agiye n'icyo agiye kureba. Ubwo papa we yaramubajije, Victor yanga kuhamubwira neza n'ikimujyanye. Undi ati niba utahavuga ntabwo wajyayo, ntabwo ushobora kuva aha, ibyo byibagirwe rwose. Victor yarashwanye, umunsi wa mbere urashira, Victor bikomeza kumuzambana. Abwira mama we, mama aramubwira ati ibyo papa wakubwira niko bigenda, nta kintu ngiye narenzaho. Ubwo Victor bikomeza kumuzamba, telefone ntiyacagabo, yandikaga ubutumwa ntaho bugera, nta kintu yakiraga. Ubwo Victor bimaze kumurenga yatangiye gushwana na papa we. Papa yari yaranze ko agenda. Ku munsi ukurikiyeho yaramubwiye ati njyewe ndagiye ubu ngubu, nushake ntagire umuntu nkurikira, kandi ngiye ntabwo ibi ngibi nkomeza hari umuntu ngiye kureba, kandi ngiye kureba umuntu wanjye ufite icyo asobanuye ku buzima bwanjye bukomeye, kuko hano ntacyo bimariye kuba ndaha. Ubwo nyine Generali Xavier yarumiye ibintu umuhungu ari kumubwira, abona ameze nk'uwasaze. Mu gihe bari gushwana yumvise telefone imuhamagaye. Ubwo yazanywe na Fabrice ari kumubwira ati telefone yawe iri guhamagara, ariko nubwo muri kuvuga wakitabye iyo telefone. Ahita ayimuzanira, arareba akabona ni namba. Ubwo Victor nyine arareba akabona ni namba nshyashya, arayitaba, akumva ni ijwi ry'umukobwa. Aramubwira ati hayi, tina Agnes muranyibuka? Ubwo Victor ahita asohoka mu cyumba ati ubwo Victor ahita asohoka muri salo aho yari ari gutonganira na papa we. Nyine ahita asohoka ati tina Agnes, Agine. Abantu ubwo basigara babona Victor ameze nk'umuntu wasaze, ahamagara ngo Agine, batazi ngo ninde ari kuvugana nawe. Ubwo uburakari n'umujinya yari afite ari kuvugana na se, bakabona biracururutse aragiye, bakibaza ibibaye. Ubwo ngubwo yaba nyine papa we General Xavier, yaba mama we Francine, bose barumiwe. Ndetse Fabrice urumva we yarabizi ko hari ikintu Dr Victor cyangwa se mukuru we yasize, cyangwa se hari umuntu yasize, gusa nta wundi wari ubizi, na mushiki we wari uraho ariko ntabyo yarazi. Ubwo Victor yageze hanze abari kuzenga amarira mu maso, bavuga ati yoni wowe Agine. Undi ati yego ni njyewe, umeze neza? Ubwo Victor ati yego umeze neza, aho bumva nkubwire ubu none hatuvugana, ndakwinginze nta magambo menshi, ngiye kukohereza amafaranga, iyi nimero ni yawe, fata amafaranga ngiye kukohereza yose, maze akiraho taro Agine uranyumva Agnes? Ubwo telefone irikupa, phone ihita ivaho. Ubwo ngubwo Victor agahamagara, phone igahita yongera ikavaho.
agahamagara akicara hasi akamanuka akicara hasi n'ibirenge, telefone ikavaho akandika, aguma aho ngaho iminota hafi 30 acishamo telefone yanze gucamo, maze Fabrice akahamusanga na mushiki we nibo bahamusanga, mama we na papa we bwo yabigize nk'ubucucu yicariye muri saro ari kumutuka ko yasaze. Ubwo Fabrice niho hamusanga na mushiki we uba witwa Riette. Yahagera ati Victor umeze neza? Victor bari purira kandaguza telefone areba kurura ariko byanze. Ubwo ngubwo naha dusoreje rero igice cya mbere cy'iyi nkuru, ubwo uko byagenze, uko Victor yabigenje kugira ngo yongere kubonana na Agnes, ni ibyo tuzumva mu gice cya kabiri. Iyi rero ni igice cya mbere kirangiriye nk'uko mbikubwiye nyine, mbisubiyemo ariko wihangane. Wakoze kunkurikira rero inkuru ya Victor ndetse na Agnes, n'ibizakurikira bitandukanye binarenze iby'impano yahaye Agnes, iby'uko Agnes yari yarabuze cyangwa se telefone yari yavuyeho, mbese byose biri mu gice cya kabiri, ari nacyo kizasoza iyi nkuru y'umuhungu wa generali wakunze umukobwa witwa Agnes, wabunzaga cyangwa se wazunguzaga agataro ku mutwe acuruza imbuto ndetse n'imboga ku mutwe nk'uko nyine ubyumvise. Ikindi gice rero bazadukurikira, ndagushimiye cyane kuba wakanze subscribe. Nahangaha gisoreje igice cya mbere, nkora iki gice cya kabiri nongeye kukubwira ko ngushimiye kubera ko ukora share ugatera na comment. Tuzabane mu gice rero cya kabiri, ntuzacikwe. Bye rero abarwaye, Imana ibakize, mukunda Imana n'abantu, ndabakunda cyane. Ciao ciao, nge nitwa Tiyunsanze.